Turi kuri Kigali University hasojwe umukino wa nyuma wa UEFA Champions League 2024 2025 birangiye Paris Saint-Germain akagozi gaciye kera kabaye yegukana iki gikombe bakunze kwita icyamatwi ku nshuro ya mbere mu mateka bisabye umutoza Enrique kugira ngo ari we ukora aya mateka ndetse na Swad mu by'ukuri dakanganye cyane wenda ugereranyije n'izahise ariko finally barabikoze abafana ba Paris Saint-Germain banyagiye Inter de Milan ibitego bitanu kubusa rwose ubona ko wari umukino mu by'ukuri watunguranye nkuko rero twe twabibateguje reka twumve reaction z'abantu bagiye batandukanye ese uyu mwaka wagenze gute Paris Saint-Germain ni cyarushije andi makipe nka za Real zatashye kare Arsenal Barcelona n'izindi zose zazikomeye na za Bayern Munich na Man City zose zaratashye Paris Saint-Germain rero yegukana igikombe hano ndi kumwe na MC w'umunsi n'ubususurutsa abantu hano rwose Mr Hype Man bamwita Faustin Simbigarukaho bimeze bite bro meze neza cyane Oze umeze fresh ari nyuma y'ihese bana ngiye ubu nari kuri Visit Rwanda niho hantu nahise ariko nanjye niho narindi nubwo twari tuziroho zose ariko Visit Rwanda meze fresh rero bana irabikoze rero kera kabaye Paris Saint-Germain atangiye vuga ni akaguzira gaciye Luis Enrique yabigenje ate Paris Saint-Germain ikirushije andi makipe muri uyu mwaka urakoze cyane ntabwo ndi buhere kuri Luis Enrique gusa turabanza dusubiza amaso inyuma ni projet ya Paris Saint-Germain yasabye consistency yasabye kugerageza ibintu byinshi navuga ko turaza no kureba hari amasomo bishobora guha amakipe na football en general bagerageje ibintu byinshi ni projet yatangiye nka 2012 2013 ubwo iyi groupe y'abanyakatari yafataga Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi yaje muri iyi kipe batangira ikintu cyo kugura bring amazina y'abastari akomeye nubwo tubibonye ejo bundi haza Messi haza Neymar ariko bari baratangiye kubakinyi bazwe twabonye ba Ibrahimovic twabonye ba Di Maria twabonye ba Ezekiel Lavezzi twabonye ba Thiago Silva yari umudefenseur mwiza muri AC Milan atwarana nayo igikombe ajoininga PSG twabonye ba Marco Verratti twabonye abakinyi bakomeye ibazana byose bikagenda byanga ikadominatinga mu buryo buri lokale mu France igatwara ibikombe ariko kuri continental level bikanga Paris Saint-Germain igasezererwa mu buryo buri bizarre rimwe na rimwe n'abunaciriritse turibuka remontada turibuka finale batakaje 2020 ubwo batsindwaga n'ikipe ya Bayern Munich so baza kugera kuri level baravuga bati katuzane Messi asanga Neymar haza Ramos noneho bakoze donc nuko improving aho gato bava kuri ya mazina y'abastari ba average baguraga bazana world class babandi badasanzwe nabo biranga Mbappé tuzi uburyo byagiye bihora ari imirwano hagati Qatar ubufaransa tukumva ngo Macron yinjiye mu bibazo bya Paris Saint-Germain bya Mbappé donc Paris Saint-Germain ntabwo ndi buvuge ngo ni projet ya Luis Enrique ni ya Nasser Al-Khelaifi na groupe ya Qatar bageze igendo byibuka interview Nasser Al-Khelaifi yavuze ngo tuvuye kuri aya mazina y'abastari basigara wenda barwariza kuri Mbappé nk'umukinnyi muto w'umufaransa bavuga bati wo tumukipinze yapushinga abandi ariko Mbappé agera igihe asaba Luis Enrique na Paris Saint-Germain kuba yasokamo Enrique niwe wabaye urufunguzo rw'iyi projet yo kumvisha Paris Saint-Germain ko bava ku bastari bakajya ku bakinnyi ntabwo nanone tuvuga ngo nabakinnyi bo hasi ariko nanone si amazina azwi ntabwo ari world class ahubwo aravuga ati ngiye kubaka collective ngiye kubaka umupira wanje ushingiye ku ikipe kurusha uko ari ama individu kurusha uko buri muntu ari bukina umupira wiwe so arabikora rero yongeramo amazina ntabwo navuga ko izina nka Paco umudefenseur avuga ngo umuntu udarusanzwe Nuno Mendes yari hasanzwe ariko hari icyo ubona yamwongereye Ashraf Hakimi afite ako ka experience ka Real Madrid Inter za Dortmund n'ahandi yagiye anyura ariko iki gihe navuga ko ari produit iri fini irangiye kugwa umusaruro experience ya Marquinhos abandi hagati ba Vitinha ba Neves ba Kivica Kvaratskhelia donc ni kipe y'abakinnyi batari abastari bato ariko bahuje imikinire kuri cya gitekerezo cy'imikinire ya Luis Enrique yiganza cyane ku mupira w'abanya Espagne wa tic-tac ariko nanone urimo navuga ngo amashema tactique ni menshi projet y'iro yibona mu kibuga nk'uyu munsi tugiye kuri match y'uyu munsi
yabibonye arabizi ko Inter irankesa cyane ikanatsinda muri semifinal ibitego 6 yarabyinjijwe na Barcelona. Inter yaribizi yavuye kuri wa mupira w'abataliyani wa Calcio, barabizi ko barataka nawo batake mutsindagurana, ariko Luis Enrique yabrose icyo kintu, ya mipira ya transition yabo impande zabo arazica izo bakoreshaga za Denzo Dumfries ndetse na Di Marco, babonye ko banavuyemo kare. Umupira we rero nawe awukura hagati mu kibuga kwa Vitinha na Neves, nawe atangira imipira miremire, baratsinze. Rero navuga ko kudos cyangwa se bravo kuri iyi projet y'abanyakatari. Navuga ko imbuto babibye imyaka myinshi bageze igihe cyo kuzirya, binabaye byiza rero natwe Visit Rwanda duhari. Yego ako kantu nanjye niko nagira ngo wenda nako dukomuzeho kubona Paris Saint-Germain kera kabaye Champions League yirutse igihe kinini, igihe kirageze yayibonye, ariko iyibonana none nicyo kintu cya Visit Rwanda bisobanuye iki noneho ku Rwanda nk'umuparteneri wayo? Ya nk'umunyarwanda uri proud to be Rwanda, ndishimye cyane. Ngira ngo unabonye n'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu avuga ati it was a joy to watch, wari umukino nyine unashimishije. So barimo baranakina umupira ushimishije. So nk'umunyarwanda rero wishimira kuba umunyarwanda, brand ya Paris Saint-Germain irazamutse. Hari ikintu baburaga cya Champions League, hari kategori bavuyemo, hari niyo binjiyemo. So navuga ko ni nk'umubyeyi wari warahize umwana wabuze urubyaro, reka nkoresha iryo jambo, ariko igihe kirageze urwo urubyaro arubonye. Ariko igihugu cyacu nyine nanjye cyo nkundira vision y'ubuyobozi bwacu, kureba kure, barabibonaga bakavuga bati ikipe performance yayo ni ikibazo kigi, bumvise projet. So ni byiza rero igihugu cyacu twakwishimira ku ikipe iri kuri iyo global stage, kuri urwo ruhando mpuzamahanga itwara Champions League, ni ikipe ikomeye. So navuga nti rero igihugu cyacu abayobozi bacu bararebye kure bakavuga bati ikipe ibyirimo irubaka, bakanumva ibyo bagana, ni ikipe igiye kuba ubwo igiye muri ligue nyine, igiye mu gatebo k'amakipe nka za Barcelona, izo za Real Madrid, nubwo wenda afite Champions League nyinshi, ariko nta tandukaniro, icyo babuze aricyo Champions League baragifite. So nk'umunyarwanda rero ni umugoroba w'ibyishimo, ndishimye cyane kuba iyo Visit Rwanda. Ejo bundi barajya muri celebration mu mihanda y'i Paris, ibitangazamakuru izo za banayitangiye wa mugani za equipe za ibindi binyamakuru bikomeye byo mu Bufaransa birafotora mu gusohoka jezi zimwe abafana bafite ziriho Visit Rwanda, yaba izo z'imyitozo ndetse n'izindi n'aya marelax, amajezi y'amarelax to do training n'ibindi biriho Visit Rwanda. So iravugwa rero kuvuga Paris Saint-Germain uranavuga u Rwanda. So navuga ni rero n'ibyishimo, urabona ko abantu bishimye nyine, nk'umunyarwanda ukunda u Rwanda arishimye. Ahubwo ganiriza n'umusaza. Urakoze Unezerewe bingana iki manje? Genda nezerewe kuko naje ngiye gufana Paris Saint-Germain nka Visit Rwanda. Ndabashimiye yuko ndakeka ari igihe turi kuvugana, ariko ndishimye. Naje batubwiye ko dushaka kuza kwishima muri Universal, ariko tubonye ibyishimo. Ikipe nk'u Rwanda Visit Rwanda ikigikiye, tubonye ibyishimo. Ni ukuri kandi iki gikombe cyagikenewe kurusha Inter yagishakaga kurusha twebwe, ariko kubera nk'abanyarwanda twashaka gushyigikira ikipe iduhesha ishema ku ruhando mpuzamahanga. Visit Rwanda ubu biramenyekanye ku isi hose, aho baza kubona Paris Saint-Germain yatwaye igikombe baraza kubona Visit Rwanda. Ni ukuri ko Imana twe turishimye. Naje fana Visit Rwanda, Faustin yarabivuze nibyo, nawe yafanaga Visit Rwanda. Pole kuri Wasiri, ngende umure, ariko pole kuri Wasiri namubonye hari inyuma, ariko ndamwihanganishije. Uyu mwaka nagaruwe nawe ndi umure umugenzi wiwe, ariko nako tutagize nk'abareyo, ariko turacyari kumwe. Twishimiye ko umwaka utaha twabonye umutoza mushyashya, kandi ibyo azadukorera tuzabyishimira. Confederation aka naho kabura, ntago hano turi, ntago habura abareyo batanu kurushwa haboneka umwapera umwe. Foto neza iyo tuza kushaka abareyo bari hano bari kwa benshi kurusha abaperi. Nibo dushobora kubona aperi itwara ibikombe bitatu, stade ikajya bihumbi 5 ni 5 na 5 yaratubeshye Faustin yavuze ngo ni 7, ariko ni 5 nabyo ntago byagezemo ku gihumbi. Muri stade President Republika yatwubakiye kubonamo ikipe itwaye ibikombe bitatu ikazamo ibihumbi 5 ni igisebo kuri aperi. Ariko natwe nk'abareyo turihanganye, ariko umwaka utaha turabizi ko tugiye kubitegura neza, kuko twabonye umutoza
ni ukuri iki gikombe cyadushimishije Paris Saint-Germain cyane. Asante. hanyuma Faustin yes tunasoza uba uyoboye ibi birori niba ariko nabyita nahoze nkubwira numaze guca impaka ejo twarakubonaga kuri Red Carpet ya Rwanda Premier League Awards niki uyu mwaka w'imikino usa nkaho tusoje abe mu Rwanda byararangiye i Burayi naho birarangiye mu buryo bw'imikino ni umwaka wakugendekeye gute noneho nka Faustin nka MC Buhera ubitangira kare muri za Rayon Day mu by'isobanuraka yarakoze Jose navuga ko ni umwaka mwiza cyane kabisa unabivuze neza mwaka w'imikino utangira nubwo nyine umuntu aba bikora bihari n'akazi kugerekaho akazi k'itangazamakuru bukora ukagira n'amahirwe ko wenda aba MC ni benshi wenda ukagira ibirori runaka ugenda ubonamo ako kazi nibyo gushima Imana ntabwo nkirizahuye iyo mwirango numvaga ko nzafata mikro ku muhango wenda wa Stade Amahoro mu Stade Amahoro yuzuye 45 APR na Rayon akagwereza mikro ye cyane hanyuma wenda nibi byaza Kigali Universe n'ibindi no gushima Imana ariko nanone umuntu abakora cyane unyuzamo nyine ukavuga uti ni umwuga ngiye nawo kugereka kwindi ku igihugu cyacu giduha opportunity zo gukora mu bintu byose mu bintu no mutekano icyo gihe rero nanjye ndagiprofita nkavuga nti kanige hari byo narageraho sindagera ku rwego rwabo ba MC bakomeye ari amagambo ko guhypinga nyine ubutarageraho ariko buhoro nabo ba MC bakomeye ntabwo baba baravutse ngo wuzure ingobyi nk'ejo nahuye n'uwitwa Ryan Imanzi ambwira ati igifaransa cyawe ndumva ukidigadigaho gake ariko nanjye ubwo nukujya mu vocabulaire menshi icyongereza nka zamura hanyuma n'umupira nyine ariko nanone burya ko ibyo ndimo ni iby'umupira ni byiza cyane rero n'umwaka wagenze neza yaba mu Rwanda yaba hanze imikino irangiye nubwo nanone navuga ko hari abatarishimye ntabwo nk'umufana wa Inter asoje umwaka yishimye uyu mutarama bivuze neza umufana wa Rayon yarababaye mu mwaka w'imikino mubi kuri we nta gikombe na kimwe atwaye na Inter ibibuze byombi yaba Serie A yaba Champions League ariko nanone ko football imeze nyine bamwe barishima abandi bakababara hari abishimye abandi barababaye ariko byose ni sport ahubwo bitanga isomo mu Rwanda usanga tugira ikibazo urabona nk'ibi bintu bya Paris Saint-Germain dufite nk'ikipe ya APR yirukanka ku matsinda ivuga iti buri mwaka cyangwa se intego zayo ni amatsinda ariko nyine wowe urakomeza ugakora investment ukayikora nucika intege tagendeye kuri pressure urabona ko finaloma Paris Saint-Germain bigezeho na Rayon Sport imyaka ibaye myinshi na champion ntuvuge ngo wenda ngo uyu mwaka ngo abayobozi ngo bari bakoze wenda ngo nibakwemera ibyabaye n'ibindi byose ngo bacika intege bagende batererana ikipe ahubwo focusing uvuga iti ndategura next season ibyishimo byawe mu mupira anyone buri wese bimugeraho ni ikibazo kigi ahubwo uko wabikoreye navuga ko biranigisha ndetse nyine no mu buzima busanzwe n'umuntu hard working cyangwa se hard work pays off uko wakoze neza cyane nyuma yaho bigeraho bikaguha umusaruro navuga ko rero Paris Saint-Germain ku kuntu yarwanye paka ku munsi wa nyuma bihaye umusaruro ubwo rero nanjye ndishimye reka njye guserebura hamwe na Visit Rwanda Inter na Paris Saint-Germain navuga ko yitwaye neza cyangwa se iri kwitwara neza ni game muri kubonutse muri rusange ndabona ino game ni imwe mu magame twe twiteze turimo kubona ni ibintu twe twiteze n'ubundi twabona ino finali yazo urabona ko yaje kwambara akantu kari mu ka Inter mo gaceya ni game itigeze iba nkuko twabyifuzaga numvaga Inter iri buze kuza nyine ari Inter ikomeye cyane cyane mu buryo bwo kudefanda gusa ibitego bibiri byadutunguye cyane y'abafana ba Inter kumva igomba kuza iri tight inyuma gusa gutsindwa ibitego bibiri vuba byihuse mu minota 20 ya mbere yandisappointize bikomeye cyane gusa naje gutekereza ko byiza dushoboye kubona igitego kimwe mbere ko second half itangira yaza kutworohera gusa game irakomeye PSG yayizanye byarangiye ibisigaye byo no gutegereza bya bindi bimeze nk'ibitangaza n'ubundi kwa ko Inter ishobora kuba yagira nguri kikora muri gitego kuko bigaragara ndabona ko second half urimo kubona yuko no kugeza kwataka yego irasa nk'iyafunguye game noneho kudefanda biragaragara ko yamaze gukura y'amaso ahubwo ishaka kongera kuba yakwataka kubona ko yabona igitego kimwe cyagarura muri match yego kiramutse kibonetse ku batatu na karindwi PSG byaza kwigora cyane gusa nikomeza kudakrea amashance cyane urebye nko kuri kabiri yacu Dumfries yadutenguye ntabwo arimo kuzama uko abikoze kuri Barca
yaryamye inyuma cyane ariko dukomeje gukorera amashanse dutanga amakurose ubona ko PSG ntago yiteguye kuba yawininga amaduweri yo hejuru mu mitwe ariko kandi tugeze turebe ko game ribuze kugenda yego hanyuma PSG yo wabonye yakomeye hewe ndani muri za mande zayo n'ubundi kurabona nka Dramfils umugani yaheze inyuma kubera kutizera ko yazamuka abawinga ba PSG bakamumerera nabi haba Desire watsinze n'igitego atanga na assist cyangwa se Debere yewe n'uyu munya George. Ndatekereza ko PSG ikintu cyayoreye muri no match bwa mbere no kubona ikipe nka Inter domira irimo gukenera kudefanda ano mashot passes yayo ya Enrique byaje korohera ikipe ya PSG gupenetra cyane muri defenseur yayo kuko amashot passes iyi kipe yabaye tight cyane birayigora nyine gukora ama clearance biro byaje gutuma duprofita cyane kuri PSG guprofita ano bakiye babo bari technical cyane kuba batanga amapasi magufiya bituma Inter domira muri defenseur bigora badutsinda ibitego nyine twiteguye PSG ikintu cyayoroheye cyane no gutangira kwa Inter domira irimo kudefanda kandi ifite abakinnyi bari technical cyane iyo mu defense biraborohera cyane kuba mwapenetra bakajya muri box kandi mwagize muri box ni shot rimwe mu izamu ibitego bikaboneka kuri PSG match yayorohera uko ndimubona kwibona biraza no gukomeza kuyorohera kuko urabona ko Inter domira gukomeza kuba yakwataka cyane atari ibintu byayo kuri no minota abakinnyi babo barakuze byaza kugorana ku bakinnyi bakiri bato Paris Saint-Germain byayoroheye cyane ku bakinnyi bakuru ba Inter domira. Mbere na mbere Paris Saint-Germain ino season twagaragaje umupira uri hejuru kandi twabanje gutsinda ameze neza urabibona nawe iyi niyo Ligue ya mbere bigiye gutwara urumva nyine turayishimiye cyane Inter kurusha atake turi kuyataka kuyirusha mediane turayirusha hose yagaragaye nyine nk'ikipe iri hasi twari twiteze ko match izabikomeye nyine nka Inter muzi na match yarebye kuri Barca ko yari ikipe ifite umukino umeze nk'uwa PSG nyine bizahura kimwe na Inter PSG na Inter nyine kubizaba match ikomeye cyane ariko nyine PSG yitanze kwinjira mu mukino ikipe nyine yagize ikibazo cyo muri mediane defense yabo ba Dumfries tubona na badima ariko bazamuka byabona n'uyu munsi batinye wing z'ikipe nyine Paris Saint-Germain ikintu nyine PSG uyu munsi dushaka no gutwara Champions League ya mbere mu mateka natwe tukambara inyenyeri nyine ku kirangantego cyacu Marseille nayo igatuza ikamenya ubu ngubu turajya tuba ikipe nkuru kwirusha yakangishaga ziriga ariko irushanwa birarara birangiye byose hanyuma nk'ikipe navuga ikorana na gahunda ya Visit Rwanda bivuze iki ikintu bivuze ku Rwanda nk'ikipe ikorana na Visit Rwanda harabari n'ishema kuba ikipe nyine yambara ikipe Visit Rwanda igihugu cyacu itwaye igikombe birabari ishema kuri twebwe igihugu cyacu kiramenyekana cyane hari ikipe abantu basore bona batikipe yambara Visit Rwanda yatwaye Champions League urumva ni ishema ku Rwanda bikaba no ku mateka kuri Paris Saint-Germain. Enrique ni iki yahinduye kuko urabona igenda rya Mbappe bagerageje Neymar imyaka myinshi Messi yarahanyuze byose biranga ariko ubu ngubu kuri Desire kuri Dembele wari buri ikizere muri Barca ageze gutya araje binyenyeri atwara PSG uyu mwaka ni iki cyahindutse muri equipe yacu ikintu cyahindutse muri equipe yacu Enrique yahinduye yaje nyine akakora icyo bita teamwork Mbappe bahari ba Neymar bakoreshaga ubustari nyine akaba ari abakinnyi nyine bameze nk'aho ari bo bonyine bagenderwa igitego cya gatatu cyagiyemo urumva ariko kuri ubu ngubu Enrique ikintu yazanye teamwork mu abakinnyi bose abereka ko bagomba gukina nka teamwork bose bahuye bari ku rwego rumwe bashyire hamwe nta mustari uruta uwundi mwabizi ko Dembele akiza bwa mbere bagiranye ikibazo abanza kumwicaza gato aramwicaza aramuganiriza byo kintu akize mu ikipe ubundi amazina yanjye nitwa Jules ubusanzwe mfana ikipe ya Barcelona ariko uyu munsi naje ndi inyuma y'ikipe ya PSG ku bintu nka bitatu bitandukanye icya mbere Inter yatubabaje kuri match banzi urumva nshaka ko tuyihoreraho ariko by'umwihariko PSG nk'ikipe ya Visit Rwanda naje nyiri inyuma niyo mpamvu iyi nsinzi iranshimishije cyane kubona dutsinze Inter ibitego bingana kuri kandi twaye match twayisoje hakiri kare yego
hanyuma kuri ako karu ka Visit Rwanda ukomojeho bivuze iki? Ni ibintu bisobanuye iki wenda ku Rwanda nka nyiri iyo brand cyangwa se no kuri PSG muri rusange kwegukana Champions League? Iyo Visit Rwanda nkomojeho ni ibintu byumvikana cyane kuba ikipe nk'iyi ngiyi yambaye icyo nakwita nk'idarapo ry'u Rwanda kuba igiye gutwara nk'igikombe. Abantu benshi batandukanye ku isi n'abajya bareba kari akantu kanditseho nka Visit Rwanda baza Rwanda ni iki, ni ikihe gihugu, harimo iki. Birumvikana cyane ko ba mukerarugendo bazaza ari benshi n'igihugu cyacu gitera imbere. Niyo mpamvu dushyigikiye cyane kugira ngo n'ubundi igihugu cyacu kimaze gutera imbere ibintu bigendanye n'ibyo ngibyo. Kera kabaye inyenyeri irabonetse, PSG yagerageje ibintu byinshi, Neymar wenda navuga ko yanyuzemo, Mbappe nawe imyaka myinshi na Messi arahanyura, byose biranga. Ariko uyu mwaka Enrique n'uru rubyiruko rwe, Habe Desire yatsinzemo ibitego 2, ba Dembele bari barataye icyizere muri Barca. Ni iki Enrique yahinduye muri uyu mwaka kuko urabona ko ari PSG ryari? Nkurikije ukuntu mbibona, urabona umwaka ushize cyangwa imyaka yagiye ibanza, PSG yagiye igerageza uburyo ki yatwara Champions League bikanga. Yaguze abastari benshi bagiye batandukanye, ukomojeho ba Neymar, ba Mbappe bari bahari, ba Lionel Messi barahaciye. Ariko ntekereza ko abastari cyane hari igihe basa nabiharira umukino, abakinnyi bagashaka gukorera wa mukino wa mukinnyi, bigatuma ikipe nyine itaba kompre mu kibuga. Ariko umutoje yaze kubihindura, amazina akomeye yakura mu ikipe, abakinnyi basa naho bakinira hamwe, bose bakina nka equipe. Nicyo mbona umutoza asa naho yahinduye cyane cyane, ikipe ikina nyine yose iri hamwe. Navuga ngo ni ibintu byiza, si navuga ngo mfana Paris Saint-Germain cyane bihoraho. Aho umuntu usanzwe ufana Barca, nabonye ukuntu ikipe nka Inter yadutsinze mu buryo navuga ngo bw'amaherere, ikipe idakina, ikipe idatera tushe ebyiri. Kera kabaye Paris Saint-Germain yabikoze, yegukanye igikombe cya mbere cya Champions League. Ibironda by'i Munich birakomeje, niba ariko nabivuga. Finale 5 abantu batwara iki gikombe ku nshuro ya mbere bose birakomeje. PSG ni iki? Wari uri kumbwira ko finale yagutunguye yoroshye mu buryo utatekereza? Rero finale ukurikije uko nyine yari iteganyijwe, nkurikije mbere uko njye nabyibonaga nk'umuntu wafanaga Barca, uko nabonaga nyine byakabaye, kuko football nzima njye nizera ko ari touche, trap, pass, nyine atari ibintu byo gufata ballon utere urenze. Byo ni ibintu bya kera byo twakinaga, nyine twabonaga abantu bakina kera muri commune, ibintu bibona nyine bidasa neza. Nibyo rero Inter ikina, ntabwo ishobora guhereza passe, nta mukinnyi wacenga umuntu, nta muntu ushobora gukora ibintu byiza. Ariko PSG navuga ngo yari prime ya Barca, yari nka Barca mu yindi sura. Wabonaga ko yo iragerageza nyine guherezanya, ubonye nka passe nka Dembele atanze, biriya nta mukinnyi wo muri Inter wabitekereza. Nibyo ndi kubwira mugenzi wawe, nukuvuga ngo mu bakinnyi bari muri Inter, mu makipe akomeye budufite aka kanya, nta mukinnyi n'umwe wifuzwa uturuka muri Inter. Nawe yaba za Real, yaba za Barca, nta mukinnyi, yaba za Liverpool na Man City, nta nimwe yavuga ati hari umukinnyi wo muri Inter twifuza, kubera ko nta bakinnyi basanzwe. Ariko biriya bintu nizera ko ntago wakina biriya bintu by'ibishoti, ibintu bidafite navuga ngo formule ya football igezweho, byaguhira rimwe kabiri, ariko ntago wabikomezanya. Bavuga ngo igiye nko gukina nko muri La Liga, igiye gukina nko muri Premier League, ntago nizera ko wakina biriya bintu ngo uzarangize champion. Biriya ni ibintu ukora rimwe. Nge rero ku giti cyanjye nari ndi nyuma ya PSG, yari ikeneye iyi champion nayo yarakoze, kandi nabipostinze mbere yuko match itangira. Navuze ngo impamvu ufite Paris Saint-Germain ndi bufana uyu munsi, icyambere nkunda football nyine nyayo ireyera, pana ibintu byo guhirwa, ibintu byo kudakora ugashiduka ibintu byagenze neza, kubera ko resultat nyine ni igitego, ntago mbikunda. Icya kabiri numvaga ndi kubikora kubera Visit Rwanda, nkavuga ni buri kipe yambaye akantu kacu hariya ku kaboko, ibintu byatubera byiza. Cya gatatu nk'umufana wa Messi, ahantu yaciye nyine tuvuga atahani wacu urucabana. Yego, hanyuma kuba yegukanye iki gikombe Paris Saint-Germain, imyaka yari baye myinshi, ubikomojeho Messi yaranyuze n'abandi bastari bakomeye, ariko Enrique ni iki yahinduye muri uyu mwaka ko wabonaga none ari PSG nyayo, wa mugani nk'ukuri gukunda kubivuga iryana? Rero buriya hari ukuntu njye nabonye PSG yahindutse, ariko kinini isa nkaho yagabanyije pressure z'abastari. Hari ukuntu ufite Mbappe hariya, ufite ba Messi, ufite ba Neymar, nyine abandi bakinnyi babumva ko hari abantu bari bubikore babishinzwe.
nyine ntimwisanzure muvuge ati ebana nitwe bireba nta wundi. Ubona ko nka bari abakinnyi bandi yatangiye kuvuga ati nta wundi nta Mbappe dufite nta nyine nitwe tugomba kubikora bakahita batangira bakiyumvamo ko ibyo bagomba gukina kandi noneho nka Enrique ntekereza ko mu bintu bishobora kuba yaraganirije abakinnyi harimo nuko batagomba gutsindwa igitego mbere. Babonye ko Inter yigutsinze igitego mbere ifite ukuntu idefanda n'uburyo nge mbona ibeshya iravuga ngo ikinisha abadefanseri batatu ikahita izana mediane ya batanu ariko n'undi kabeshya ugasanga ni baba defanseri batanu ahubwo mediane akaba isigara ari batatu. Rero nge ntekereza ko yabonye ukuntu bakina akavuga ati abantu mu batsinde mbere kandi mu bempoze baro ntimutume babicira football. Ya ni ibyo ngibyo nabonye.